Imana ndashaka ngo mbwire abantu batubabarire batwumve mbigusobanurire ubyumve kuba uri inshuti ya Yesu ntibyabuza ko umugabo guta akagusiga ugasigara wenyine kandi Yesu akikwemera nk'inshuti cyane bakagusohora mu nzu ahubwo aho ngaho mu bishuti cyane bakagusohora mu nzu nyine hari abantu bajya bibwira ngo Yesu ngo atinya imvura ngo ninyagira abana ngo aragira imbuto arabyemera ukanyagirwa. Ni ukuvuga ngo Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Umuntu yaza azi ko aje kuruhuka agahura no kuruha bikomeye. Reka rero nkubwire ikintu kimwe, imiruho ibikuzanye ni iyi si kandi Yesu we akeneye kukwambura ubusa, akeneye ko wiyambura ubusa kugira ngo akwambike. Tubahaye ikaze bene data bakundwa, tunejejwe n'Imana kubana namwe kuri Duhumuriza TV. Uyu munsi ntabwo ndi njyenyine, dufite abatumirwa turi bubane nabo mu kiganiro cyacu, barabibwira amazina, ariko mbere yuko tuza kugira icyo tuvuga turakwibutsa niba hari ukujya ukurikirana Duhumuriza TV ukabona hari inyigisho zigufasha, ibiganiro bikubaka, turakwibutsa gukora subscribe, kubisangiza abandi ugakora share. Ni byiza, ubona ari ngombwa, ukabona ikintu cyakubatse kucyubakisha abandi birafasha. Ni byiza kubikora kugira ngo ubutumwa bubashe kugera kuri bose. Tubahaye ikaze rero. Uyu mwanya muri kumwe na Pastor Ndorimana Edouard, turabana buri munsi kubo tumenyeranye. Niba ari ubwa mbere ushobora kuba utarunzi, ndabibwiye mbere yuko tuza gusenga, reka tuze kubanza twakira abatumirwa bacu babibwira amazina yabo, maze tugendane tuziranye. Ndahera iburyo maze tukomereze ibumoso bwanjye. Nitwa Usenga Irene. Imana iduhana umugisha. Hari icyo wibagiwe, uri umupasiteri? Yego. Nitwa Pasiteri Usenga Irene, ni umukozi w'Imana, ariko ufite channel yawe yitwa Gerzimu TV. Gerzimu TV. Murakoze cyane. Nawe afite channel ya YouTube yitwa Gerzimu TV. Ibumoso bwanjye ndi kumwe na mushiki wacu. Ndagukunda dada, reka kugira icyo nawe uvuga bakumenye. Urakoze cyane Pastor. Nitwa Gahindolea. Izina abantu benshi banziho ni dada, ndi umuvuga butumwa. Ndi umudamu, mubyeyi w'abana 3 n'umutwaro umwe. Imana iduhana umugisha. Arakoze cyane no kutubwira abana. Hako Pastor, uziko njya nibagirwa kuvuga nanjye abana. Ariko genda bafite benshi rero. Buriya afite abana 5. Wibyariye mu nda yanjye 5, naho nshyizeho nabo ntabyaye n'ibindi, reka bo tubareke. Ariko 5 ndabafite abahungu 4 n'umukobwa 1. Hari abantu batabizi. Ese Irene, wowe Pastor ni bangahe? Babwire ntacyo. N'abana 4. Nawe afite 4. Murumva ko turimo turagenda tuzeheka tunakecurika. Imana yagize neza. Hanyuma ndagira ngo dusome umutwe w'amagambo dushaka kuganiraho se, cyangwa se umutwe w'ikiganiro turi buganireho, ni umumaro w'ibigeragezo ku mukristo n'abatari abakristo. Hanyuma turasenga dusobanura ibi bintu, umumaro w'ibigeragezo ku mukristo n'umuntu utari umukristo, kuko ntekereza ko ibigeragezo bigera kuri bose. Yego. Irene, siko bimeze? Uko nukuri bigera ku bakristo no ku batari n'abatari abakristo. Ndibaza umumaro wabyo ku bakristo no ku batari abakristo. Ese bitangira bite, bisoza bite muri abo bantu bombi? Niho ikiganiro cyacu kiri bushingire. Hanyuma reka nsabe n'ubundi dada adusengere. Irene araza kudusomera ibyanditswe nka 2 kugira ngo ari byo dushingiraho inyigisho yacu. Imana igumugisha. Reka dusenga. Imana yacu bwite, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana y'imbabazi. Turagushimiye data wa twese, turagushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Turagushimiye ko watugiriye imbabazi zo kuboneka ahantu kugira ngo twamamaze izina ryawe Kristo. Nyemerera rero nitube twenyine nk'uko wabidusezeranyije ko tutazaba twenyine. Uzubane natwe muri iki kiganiro, amagambo yose turi buvuge aba y'ubwenge buturuka kuri wowe. Mwami Yesu, uduhe n'ishurirwa ryiyongera kuryo waduhaye, utwongerera ubumenyi kugira ngo abo tuganira nabo, abo tuzagezaho
ibyo tugiye kuvuga byose bizabe biguturutseho kandi biguhesha icyubahiro. Urakoze data mwiza, turagushimye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze, reka dufate akanya n'ubundi dusome icyanditswe. Aradusomera mu Baheburayo igice cya 2 n'umurongo wa 18. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 2, Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 18. Yongera dusomere no muri Yakobo igice cya 1 n'umurongo wa 12. Dufashe. Reka dusome igitabo cy'Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 18. Haranditse ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Akomeza no mu Haleluya. Yakobo urwandiko rwa Yakobo ngo ni hafi n'ubundi n'Abaheburayo. Yakobo igice cya 1 umurongo waho wa 12. Reka dusome Yakobo igice cya 1 umurongo waho wa 12. Haranditse ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yasezeranije abayikunda bose. Amen. None ikibazo cy'ugumana mikrofone reka fate kuri yada. Ikibazo mbaza kirabaza kiti abantu bose bagerwaho n'ibigeragezo, baba bakijijwe cyangwa se baba badakijijwe, Imana ishobora kwemera ko bibageraho ikabyemera cyane? Waduha ubusobanuraho bukeya? Imana ubwayo ijya yemera ko abantu bageragezwa, kubera ko mu bumana bwayo iyo yemeye ko umuntu ageragezwa ibifitemo inyungu muri uko kugeragezwa k'umuntu. Kubera ko tubonye nk'urugero ku mugaragu w'Imana Yobu, Imana ubwayo niyo yemereye Satani ko agerageza Yobu. Bivuga ngo ikigeragezo cyose kibaye ku buzima bwawe, Imana ubwayo niyo yemera ko icyo kigeragezo kikubaho. Imana rero ijya yemera ko umuntu ageragezwa. Urakoze cyane. Reka na dada twunganire nawe uko abyumva, kugira ngo abadukurikiranye muri uyu mwanya bashobora kuba bageragezwa, bashobora kuba hari ibintu bibagoye babona batazi impamvu yabyo, kuko uvuze ku kigeragezo cya Yobu ntabwo cyazanywe nuko yakiraniwe. Kuko abantu benshi batekereza ngo iyo twinjiye mu bigeragezo ngo hari igihe tuba twakiraniwe, ngo kaba ari igihano. Aho ariko ikintu nshaka kuvugaho abantu batandukanye ibigeragezo. Ubundi ibigeragezo bibamo ibice byinshi. Hari ikigeragezo kizanwa n'umuntu ku giti cye, ari we wakigizemo uruhare. Hari n'ikigeragezo kizanwa n'Imana. Hari n'ikigeragezo gituruka kuri Satani. Ibi bigeragezo rero nanone uko bimeze, uko ari bitatu, bituruka ahantu hatatu, n'uburyo bwo kubihagararamo no kubunesha buratandukanye. Ariko ndashaka duhagarare kuri ibi bigeragezo bizanwa n'Imana ubwayo. Ibyemeye. Kuko byo ni ikindi gice twavuga, ibizanwa n'abantu ubwabo, hari ibizanwa na Satani, hari n'ibizanwa n'Imana. Icyo nshaka kuvuga rero, icyo waruvuze, abantu bahita bashiraho agakoni, bagashiraho akadomo, bakavuga ko umuntu ageragezwa kubera ko ari ibihano, ari impamvu. Yesu yasubije abigishwa be mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 9 ku murongo wa 3,
bari bamubajije ikibazo cy'umuntu babonye ngo wavutse atabona afite ikibazo cyo kutabona muri Yohana ibice 9 ku murongo wa 3 Yesu arababwira ngo uyu nta cyaha yakoze n'ababyeyi be nta cyaha bakoze hari igihe ikigeragezo kiba ku buzima bwawe atari uko wakoze ibyaha ahubwo ari ukugira ngo Imana ndashaka kugera hirya cyane kandi atari ngo yahagere nta kibazo byaturutse ku Mana kugira ngo Imana yiyerekane muri cya kigeragezo kugira ngo abantu bige nugeragezwa aho ngaho harimo inyungu z'Imana abantu bakabona ugeragejwe Imana ikabana nawe mu kigeragezo undi uzahura n'icyo kigeragezo wowe uzamubene imfashanyigisho ushatse kuvuga ko buriya abantu bamwe ari imfashanyigisho ku bandi ku byo baciyemo uko nukuri Imana igumugisha kandi icyo kintu uvuze ubaye nk'ubyukije ubuhamya muri jewe urakoze cyane reka kandi dada nawe agira icyo abivuga Imana igumugisha mushiki wanjye Imana ishimwe ntago ndi bujye kure ibyo pastor avuze mu by'ukuri kugeragezwa ntabwo Imana igerageza abantu kuko ibanze kugeragezwa ku muntu uwo ari we wese bifite icyo bimaze bifite isomo niba Bibiliya ivuga ngo hahirwa ngo umuntu wihanganira ibimugerageza ariko tekereza ko Imana yavuze ngo hahirwa uwo muntu nukuvuga ngo kugeragezwa ni ngombwa bifite umumaro ku buzima bw'umuntu yaba umukristo yaba utari umukristo kugeragezwa ni ngombwa twebwe muri ubu buzima tubifata nk'ishuri kandi kwiga tuzi icyo bimaze umuntu winjije utarakandagiye mu ishuri n'uwari kandagiyemo baratandukanye buryo nabanye n'umuntu utarize yakugora kandi nubwo warize ukariga primaire ubu utandukanye kure n'utarigeza akandagira muri primaire kugeragezwa rero ku muntu yaba umukristo yaba umuntu utari umukristo ni ngombwa nicyo gituma Imana ibyemera ikanavuga ngo hahirwa haleluya reka mbaze dada none ushatse kuvuga ko ibigeragezo ari ishuri ry'Imana Imana icishamwe abantu bazagira umumaro mu gihe kizaza cyane si ukuvuga ko buri gihe ikigeragezo kiza ari ishuri ry'Imana nkuko pastor yanabisobanuye oya hari ikigeragezo umuntu yikururira kandi benshi barabyikururira icyo no kukibamo birakugora kuko nta jambo ry'ihumure barumvise mbere yo kucinjiramo nta n'ubutabazi uba wizeye kuko uba uri mu bintu wizaniye usibye Imana yagira imbabazi yonyine ikaza ikagukura muri icyo kintu ariko ikigeragezo kiturutse ku Uwiteka kiba kizaguhindura ukomeye mu bihe biri imbere nk'uko urihira umwana ishuri akiga uteganya akazavamo umugabo akagira icyo yimarira byanakunda yabaye umwana mwiza nawe akagira icyo akumarira ariko icyo ubugamije nk'umubyeyi ni ukugira ngo azagire icyo yimarira uko niko Imana idutegura bitewe n'umugambi dufite uko Imana ishimwe urakoze cyane nkaba nabaza kandi kabazo ka kabiri k'amatsiko umuntu utarigishijwe n'Imana ashobora kugorana nk'uko wari ubivuze mbere buri muntu utarigishijwe n'Imana ashobora kugorana kandi koko nanjye narabibonye hari abantu batize amashuri menshi ariko bigishijwe n'Imana hari n'abantu bize n'amashuri ariko banigishwa n'Imana ibyo bintu ni umumaro munini ukomeye ku mukristo nk'uko wari ubivuze ariko nkibaza iki kigeragezo mwagarutseho umuntu yikururira mwamuha gisubizo cyo kugira ngo abashe kukivamo kuko ubu bamaze kubumva ko uyu mwanya hari umuntu ufite ikigeragezo yihamagariye hari n'icyazanywe n'Imana hari n'icyazanywe na Satani ndagira ngo tutari twaharenga mubashe kumuha igisubizo icyo yizaniye yakiva mwate mwamuha namaki kuko hari abantu benshi babakurikiye bafite ibibazo bihamagariye bafite intambara bihamagariye bari mu ishuri bizaniye ni namaki mwabaha nk'abakozi b'Imana reka mbere kuri Rene nawe urakoze ni ukuvuga ngo buri kigeragezo cyose kivanwaho bitewe n'impamvu yakizanye ikigeragezo umuntu yizaniye ubwe ntushobora gusenga ngo kive ntabwo amasengesho agikuraho nta n'ubwo Imana ubwayo igikuraho wowe nk'uko wakizaniye ni nawe ugikuraho ukamenya n'inzira cyaciyemo kiza ugahinduka kuko ahantu cyatangiriye urahazi impamvu y'icyo kigeragezo urayizi usaba Imana ikaguha guhinduka wowe ubwawe nanone
cya kigeragezo kakivanaho, kugifatira icyemezo. kabiri, ikigeragezo cyazanywe na Satani, icyo cyo gusenga Imana bikivanaho. Icyazanywe n'Imana nubwo wasenga ntago cyava, wowe urihangana igihe Imana yagenye, igihe Imana yateguye. Imana ubwayo ikaza ikakigukuramo. Gusa icyiza gihari, icyo cyazanywe n'Imana ntigishobora kuguhitana. Amen. Ikigeragezo cyazanywe n'Imana ntigishobora kuguhitana, kuko ngo Imana iyo igiye kuguha ikigeragezo, jambo ravuga ngo ibigeragezo ni rusange ku bantu, ariko hamwe n'ibitugerageza iduducira kanzu. Iyo ariyo yazanye icyo kigeragezo ica kanzu, ku buryo iba yizeye. Ndakoresha iri jambo rikomeye, igihe Imana yemeraga ko yo ageragezwa. Abantu benshi bajya bibwira ko ari uruhare rwa Satani, ari imbaraga za Satani. Oya, ntabwo Imana yemereye Satani ko agerageza Yobu, Imana itazi Yobu. Nongera ibintu mbivugeho, ari igihe umuntu agira ikigeragezo, yagira ikigeragezo akavuga ngo kiraremereye, ngo iki kukihanganira byananiye. Ubundi ikigeragezo cyose iyo kigutsinze uba ugaragaje intege nke wowe, ntabwo aba ari ukuvuga ngo nuko utari ufite ubushobozi bwo kugitsinda, ahubwo niwe wabaye umunyantege nke. Kubera iki? Kubera ko Imana ntiyaguha ikigeragezo izi neza kutagishoboye. Nibishoboka. Amen. Ndakanga ubwiza ukuri, mama wowe urimo kutwumva, niba ufite umugabo utaha yasinze, akaza yakoze pipi mu myambaro ye, akaza ibimenyetso by'uko avuye mu bagore bigaragara, ntabwo Imana yaguhaye ikigeragezo kikugoye. Ni wowe bye neza yabonye ko icyo kintu gishoboye. Uko ni nako kuri, kuko Imana irakuzi wowe mushumba, irabizi kiguramutse iguhaye umugore uraravuga, mwararamo umuriro wakwaka. None iyo ikuzaniye umugore uvuga, ibizi neza ko ufite amatwi yo gukaruma kuvuga kwe, akavuga bugaca mu gitondo mugasangira icyayi mugaseka. Ikigeragezo cyose Imana iguhaye ibizi neza ko ushoboye kukihanganira. Kandi koko bakozi b'Imana, uko niko kuri. Ufite abana nawe ufite abana, ugomba kumenya yuko ntabwo Imana itugerageza kubera itwanga, itugerageza kubera idukunda. Ushobora kuba ufite umukozi mu rugo, nawe ufite umukozi mu rugo, ariko ukihangana ukabwira umwana wawe ngo nzanira teremusi. Karakaza umukozi yagombaga gukora, ariko utumye umwana wawe. Kubera ko utumye umwana wawe, nuko wizeye ko mu mbaraga ze ashobora guterura iyo teremusi. Ikintu gitungura Imana ni ikihe rero? Nuko Imana yakwizeye, warangiza ukayikoza isoni, ikigeragezo kikagutsinda. Ibaze kuba ufite umwana w'imyaka 10 uzi neza ko yashobora guterura akajerekani ka litiro 5, wakamuhereza kakamunanira. Pastor, ushatse kuvuga ko Imana kungerageza ari icyizere ibimfitiye? Yes, ndafashijwe. Imana ishimwe, yakwizeye kibindi guhaye. Haleluya. Arakoze. Reka dada agira icyo yongeraho. Nanjye mfashijwe n'iri jambo. Ubaze cya kibazo watubaje mbere. Ikibazo nababajije ni iki, kiravuga ngo ese koko Imana yemera ko tugeragezwa, ikemera ko bitubaho, ishaka ko iyo ubwayo hari uko nari nakivuze mbere. Wabajije ngo ese umuntu wikururiye, urakoze cyane, umuntu wikururiye ikigeragezo yakiva mwate? Icya kabiri, icya Satani yashobora kugitsinda ate? N'ikimana yabasha kugitsoza gute? Kuko ni bitatu yavuze, yaba ari umukristo yaba ari umupagani. Kuko impamvu ya mbere, twasanze Imana igerageza abantu bose,
siko bimeze rero niba yabagerageje bose bagomba kwiga isomo bose turi buze gusubiza abantu badakijijwe n'abakijijwe. nibyo urakoze pastor. Ni ukuvuga ngo ikigeragezo wikururiye navuga ngo biterwa naho wakikururiye uri. Niba warakikururiye uzi Imana ukaba ariyo wakikururiye ukaba uri mu guteshuka kwa ukikurura ikibazo nta handi wagikirira uretse kwisubiramo ubwawe ukishakamo igisubizo cy'ikibazo witeye hanyuma ugapfukamira n'Imana. Ibyo bintu bibiri ukabigendesha iyo uri umukristo. Iyo utari umukristo rero ukizanira ibibazo nawe nakugira amazo gusanga Uwiteka. Niyo waba nta na rimwe wigeze wemera kumusanga icyo gihe uramusanga kuko utamusanze cyane aguhitana. Uko niko kuri kuko ikintu wikururiye kirimo riske kuruta icyo Imana yakuzaniye. Basi yavuze ijambo ryiza aravuga ngo icyo Imana yakuzaniye ntabwo kiguhitana ariko icyo umuntu yikururiye kiraguhitana keretse uhungiye kuwiteka. Nubwo waba utamuzi ukarigera wumva bamuvuga rimwe gusa uhita ushavuga uti wa Witeka bambwiye wa Yesu bavuze noneho ndamushaka ko ndakomerewe akakurengera. Wongeye uravuga uti hari ikibazo kindi wabajije numva nacyo ni cyiza numva ndibuze kukivugaho. Wabajije uti ese umuntu utaraciye mu bigeragezo kubana nawe birakugora pastor? Biragorana. Bibiri ravanga uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima akurira mu butayu ajyanwa mu butayu abari hakurira kugeza igihe yerekewe mu Abisirayeli. Igihe yerekanywe ntiyigeze agorana kuko hari aho yabanje gukura agwiza imbaraga z'umutima. Hari igihe rero ubana n'umuntu utazi kugeragezwa ngo ni iki. Mbere yuko dutangira ikiganiro bamwe twaze tuganira kare ukavuga uti hari abantu ageragezwa agacika Imana akigendera kuko yahuye n'ikigeragezo. Uriya ntaba ari umwana mu rugo. Oya aba yaraje nkuko wacumbikira umuntu yabona inzara iteye akigendera. Hari abantu tugirira impuhwe tugaha icumbi ukavuga uti ndamufashije akaza ubuzima bumeze neza yabona bukomeye kuko ubuzima bw'isi burahinduka agahita agenda ariko umwana wawe ntagenda. Arazirikana ati papa yigeze kunyambika ubwo ntambaye sinamusebye. Kandi uko nukuri Imana ishimwe. Amen. Akavuga ati nubwo nsigaranye umwenda umwe nzi yaranja ntibamenye ko nsigaranye umwe badaseka mama na papa. Uwo ni umwana wo mu rugo. Umwana mu rugo kwa sereri yageragejwe ntago agenda. Aravuga ngo papa ushimwe ahangaha hari icyo uzankuramo ahangaha hari irindi somo nzaniye naryo ngomba kwiga. Ko dusobanukiye ko ubuzima bw'isi ni isomo n'amasomo ni ishuri ridashobora no kurangira kiretse tuvuye muri uyu mubiri. Umwana mu rugo rero ntabwo ahungishwa n'ishuri ahubwo akomezwa n'uko aririmo nk'uko ijambo ryatubwiye. Ariko umuntu utarigeze ashaka kwiga kandi barahari benshi cyane batanakunda ishuri bafata mikoro gutya bakavuga Imana ntaho yahuriye naryo. Arayivuga kuko yamugaburiye, arayivuga kuko yamwambitse, ko yamuhaye inzu, arayivuga ko yamuhaye inzu, yamuhaye imodoka nziza yo kugendamo, yayuriye indege ajya hanze. Donc ibye bihora ari byiza. Uwo ngo rero wowe wize ufite aho yagejeje ntago mushobora kubana. Kandi mu rusengero tubana nabo ariko birananirana cyane, biragorana. Nibwo aza mu rusengero akaza azanye na recommendation yahaturutse ukamwakira uti ntama yaje ariko hari igitumye azutazi. Iyo byakomeye pastor urabimenya urabibona. Atangira koshya na za ntama ariko mutura ibiki cyane. Kandi ntama yarazisanze zitura zaranigishijwe. Oya hari umwe wavuze aravangwa ariko murabona pastor atadukiranye. Abwira bagenzi be mu rusengero nyoboye ati murabona pastor atadukiranye warazamuka mwe mukajya hasi. Ati murabona atahubwo nimureba nabi muzasigara ari we musaba kuko yararindiriye ko pastor azabaho ari abasaba. Noneho uko ugenda utera intambwe akagira ishyari ryuko ari urwego uri kugera hatari yiteze. Nkwibutse da uzi ko buriya hari abantu babaye mu rusengero bazi ko pastor aribo bazamuha aharara aribo bazamukorera byose ariko nubwo babitekereza burya bibagiwe ko Imana ishobora guca mu zindi nzira idaciye no kuri uwo muntu. None se pastor aho ngaho gato ubu se ntabwo ibatunze cyane. Hari amaturo yacu se mubona
turiho. hari ibya 10 sagiye na ubu si cya 10 cyaza kuri mobile reka muri mobile money twarabisezeye ariko Imana yabahamagayira batunze iradutunze. umuntu rero winjije mu mwuka n'abagitanga ni ba bantu bavuga tumva ngomba gukiranuka nubwo ndi mu bihe bigoye akabikora kuko hari ababikora babishyira kuri momo pay no kuri konte z'amatorero babishyiraho ariko kuko bigishijwe n'Imana bakabikora. Yego kubera ko atamenyere yize gutanga bareba yiga no gutanga atareba. ubundi rero umuntu utarize yamenyere gutanga muri cya gihiriri ngo abantu bamurebe. ubu noneho nta gihiriri gihari gutanga kwe biragoranye. Niyo mpamvu rero bigoranye kugendana n'umuntu utarize ngo yigishwe n'Uwiteka acurwe neza inkamba zimuvemo. Bizakugora kubana nabo. Urakoze cyane, reka dukomeze dusobanure kugira ngo abantu baze kubasha kumva neza impamvu yo kugeragezwa katari ukwangwa n'Imana. Kuko abantu benshi Pastor Irene yavuze ijambo rikomeye kuri Yobu. Umunsi Imana yemeye kumugerageza nuko yari imwizeye, ariko inshuti ze siko zabibonye. Zabonye ko yatawe n'Imana, Imana yamuhindutse, babona ko ndetse ashobora kuba afite ibyaha. Niho bamubwiye ngo yuzuze nayo nibwo ubona amahoro. Kugeza n'ubwo bamubwiye ngo iyaba ndi nkawe mbashatse iki Imana. Ayo ni amagambo yamukomeretsaga kumwereka ko ashobora kuba ari kure y'Imana. Hari abantu rero uyu mwanya baba bageragezwa ku buryo bumva baratawe n'Imana ndetse badakeneye no kujya kuyishaka, ariko turagira ngo tugende dusobanura akantu ku kandi kugira ngo abantu babashe gukomerera mu bibagerageza. Hari ikindi nshaka kubaza, inyungu Imana ifite mu kugerageza abo bantu ni izihe? Hari inyungu z'Imana, hari n'inyungu zacu. Reka turebe inyungu Imana ibonera mu kugerageza abantu. Abisiraheli Imana ibakura mu gihugu cya Egiputa iberekeza mu gihugu cy'isezerano ngo iyo Imana ishaka kubanyuza urugendo rwa bugufi ngo rwibusamo ngo ibe yarabacishije ngo mu Bafilisitiya. Rwari urugendo rungana n'iminsi 11, ariko Imana ngo ntiyashima kubanyuza urwo rugendo, ngo ahuki ibacisha mu nzira y'ibizigu y'ubutayu, ngo bagenda imyaka 40. ngo ubwire ko ikintu gikomeye muri iyo myaka 40 ntabwo Abisiraheli bigeze bayoba. Ngaruke kuri iryo jambo uburyo ibigeragezo atari uko Imana ibitwanga, ntabwo bari bayobye, nta nubwo bigeze bayoba, kuko Abisiraheli ntabwo biyoboraga. Imana yabohereje inkingi y'igicu ibajya imbere, iyo nkingi y'igicu ibajya imbere. Niyo mpamvu bura mu kigeragezo iyo cyavuye ku Mana igucisha mu mahwa, igucisha mu migezi, ujya imbere ukagenda nibiza hizakugeza. Amen. Noneho ikintu baje ngo Imana yungukira iki mu kutugerageza? Ubundi Imana yari ifite izihe nyungu muri urwo rugendo kuko bageza byari byoroshye? Yarinze ibanyuza ahantu h'imyaka 40. Ariko ngo ikintu gikomeye ahanini Imana inyusa umuntu mu kigeragezo kugira ngo yerekane imbaraga zayo. Hari igihe umuntu avuga ngo afite ikigeragezo ndetse nawe yakikuganiza ukumva si cyo kwihanganirwa, ariko wasanga kigihagazemo ukabona ko atari imbaraga ze. Akenshi ikigeragezo cyose Imana yahaye umuntu, Imana ibishaka kugaragaza imbaraga zayo muri icyo kigeragezo. Nuvuga ngo iyo Imana inyuza Abisiraheli mu nzira ya bugufi, ntabwo bari kuzamenya ko Imana ifite ubushobozi bwo kuvana abantu mu butayu ikabanyuza ubutayu imyaka 40, nta n'umwe ufite isuka ngo bahinge. Uzi ko iryo ari isomo rinakomeye udashobora kumvisha amatwi y'umubiri. Kuba umuntu yarariye imyaka 40 atakubise isuka hasi, oni itabohereje ibyo kurya ubwabyo byonyine, nta bashyitsi baba visita ngo babasure,
iyo dusomye inguru za Karebu ajya guhindura abanaki umutsima ni ikintu gikomeye yabanje kwibuka ibindi Imana yakoze. Aravuga ngo shingiye ku Mana yatugaburiye imyaka 40 mu butayu, aba banaki ntabwo aribo baduhagarara imbere. Imana ishimwe. Icyo ni ikintu uco nyine ubwaco kibonerwa mu musaruro. Nuvuga ngo iyo wageragejwe Imana yunguka intwari. Amen. Yunguka intwari. Yunguka intwari. Uko niko kuri rwose. Nukuvuga ngo Dawidi ajya guhangana na Goliyati. Ikintu cyatumye ahagarara agahangana na Goliyati ni ikigeragezo yari yabanje guhura nacyo cyo kurwana n'intare. Aravuga ati Imana yahagararanye nanjye nkwana n'intare muri kira kigeragezo ntayinesha. Nuriya mu Filisitiya irazi muneshereze. Nukuvuga ngo ikigeragezo bwacu Imana yungukamo abantu badasanzwe b'intwari. Kandi uko niko kuri. Ndagira ngo ngubwire ngo byari byoroshye cyane ko Imana ibwira Saduraka na Meshaki na Abedenego ikababwira ati bana banjye ndabikoze ntimujye muri uriya muriro. Ariko Imana yemera ko bawujyamo. Kubera ko uriya muriro Imana irakuramo amashimwe. Reka mvuge ngo mu bigeragezo byacu Imana ikuramo amashimwe. Hari ijambo Nebukadineza avuze gerekana yuko iyo ikigeragezo gituma Imana ihabwa agaciro biba mu nyungu z'Imana, ni igihe Nebukadineza ahengerezaga ngo akabona abantu 4 mu muriro. Aravuga ati twashizemo batatu ariko ndabonamo 4. None ahita avuga amagambo akomera, aravuga ati ari kuwa 4 ntabwo asa n'abandi, uwa 4 ntabwo asa n'ibikomangoma, atandukanye n'abara basore twashizemo. Ndimo ndamureba umva sindabona Imana, ariko ukuntu reba arasa n'umwana w'Imana. None avuga amagambo akomeye agiye kubakuramo. Umva ijambo yavuze, yaravuze ngo Saduraka, Meshaki, Abedenego, avuga amazina yabo. Aravuga ngo bagaragu b'Imana isumba byose, abashizemo bari Zakasiya, Pesire, injiji. Ariko ikigeragezo kirangiye abona ko ari abagaragu b'Imana isumba byose, bari bamaze kwambika ikwamba bakiri mu muriro. Aho ngaho Imana yakuyemo icyubahiro. Ikigeragezo Imana yungukamo icyubahiro. Aka kabiri twebwe ubwacu dukuramo nyunguki, dukuramo gaciro ki. Ndagira ngo nako gasobanura iri jambo twarisomye ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza namara kwemerwa. Birasaba ngo ageragezwe ariko abanze yemerwe. Bisobanura ngo ari kumunzana, ari ku gipimo. Namara kwemerwa ngo ahabwe ikamba ry'ubugingo. Iyi nguru abasadurake nayo ubwaye inkuru yayirangiza. Ubundi ngo bakimara kuvamo ijambo rya mbere izina bitwaga rirahindutse cyane. Bagiye kumenya mu gihugu cyose ko ari abagaragu b'Imana isumba byose. Iyo somye ngo havuga ngo nuko umwami aciteka ashyiraho itegeko, aravuga ngo umuntu utazasenga Imana ya Saduraka, Meshaki na Abedenego azatemagurwe n'urugo rwe ruhinduka icyafu. Ndafashijwe koko ngo kuko nta yindi Mana ibasha gukiza bene aka kageni. Nuvuga ngo Imana iragaragaye n'abakozi bayo baragaragara. Munsi hakavuga iki nono ngo nuko ngo umwami atangira gukuza abo bantu, atangira kubazamura, atangira kuberekana ngo bamenyekana mu gihugu cyose. Bivuga ngo ikigeragezo cyose kirangizanwa n'amashimwe y'uwagihagazemo neza. Inkuru za Yosefu turazizi. Yemeye kwinjira muri gereza kubw'ikigeragezo, ariko asohoka muri gereza abo wa kabiri ku mwami. Igihe cyose ikigeragezo gihagaze mu kw'Imana ishaka, uko byagenda kose hari inyungu nyinshi. Yobu kigeragezo cye kirangira, Imana yategetse abamuvuze, nicyo nyikundira. Hari umugabo nigeze numva avuze akantu kantangaje ngo ibacamande. Yaranejeje cyane ibacamande. Avuga ati wowe wababaje umugaragu wanjye, noneho genda uza n'inkizi nizi, uza nibi nawe guciye amanda ya nayo. Ibintu nicyo nkundira Imana, akanwa katuvuze gakwiye gucibwa amande yo kutwamamaza.
niyo mikorere y'Uwiteka kandi uko niko kuri. none si uragira ngo buriya Hezekiya kugira ngo yizere neza ko umuhanuzi avuze iby'ukuri ko Imana imwongereye imyaka nuko akanwa kahanuye kapfuye ni nako kagomba kugaruka kahanura ubuzima ko nuko urabyumva nuko Imana ikora. Amen. Ntabwo Yobu yanezezwa no gukira ahombye inshuti ze, za nshuti zamusebeje nizo zigomba kugaruka zikavuga tubabaruye twamenya amakuru Uwiteka tubwiye ko ari twe twayobye none turakwinginze tubabarire tuzanye n'ikiro. arakoze uvuze ku nyungu mu kigeragezo z'Imana n'inyungu mu kigeragezo kuri twebwe. Imana iramenyekana kandi natwe tukamenyekana. Iyo ugarutse kuri Nebukadinezari amagambo yavuze nk'uko ari uyasubiyemo hasojwe havuga ngo hanyuma y'ibyo ibyo byari bimaze kuba byo kugeragezwa yogeza Sadurake na Meshake na Bedenego mu gihugu. Ariye tuvuga amagambo tugasoma ijambo turi hagaciro tutari hagaciro. Uzi ko umukuru w'umudugudu ashobora kukogeza mu mudugudu abantu bose bakakwemera. None reba umwami yakoze akazi ko kwirirwa yogeza. Irene hariho umuntu umwe ni mu gihugu yaravuze ngo nyakubahwa yaramubwiye perezida yaramubwiye ati niki wifuza, aramubwira ati jewe nta kindi nifuza n'ubundi byawe ntabwo wabitunga ngo twicwe n'inzara wifite, ariko hari ijambo rimwe ngusabye, aho uzajya ujya gukora igitaramo hose ujye usuhuza gusa uvuge ngo ndasuhuza runaka w'ibunyanaka, aho ari yumve ko musuhuje. Ibyo gusa aba ari byo uzajya unkorera mwami, ibyo nubinkorera nzanyurwa kandi nezerwe. Ati nta kindi wasaba, ati oya nta kindi, ibyo birahagije. Umugabo umuyobozi atangira kujya ahagiye hose akavuga ngo ndasuhuza uyu mugabo w'ibunyanaka, ahari akomere kandi yumve ko musuhuje. Bamushyiriyeho uburinzi atabusabye, niko bimeze. Bamuzanira kumwubakira ahantu hakwiriye no kumushyiraho imihanda atabisabye, kuko uwo muntu umwami akunda gusuhuza amaherezo azanamusura. Amen. None namusura umuyobozi wari uhayoboye yari afite ubwoba bwo kuvuga ngo aramutse aje atunguranye nabigenza nte, uyu muntu usaramutse agize ibyago bakamushimuta akabura nzabisobanura ute ku mukuru. Ashyiraho uburinzi, aramwubakira, agena byose ahantu hose arahatunganya hamera neza. Rero birashaka kuvuga iki? Niba Imana yatwemeye ikatwemera mu byo twanyuzemo ikavuga ngo murakwiriye, aho tutazamenyekana nihe. Urakoze cyane, ubisobanuye neza. Reka ngaruke kuri dada, ndashaka kugira ngo dukomeze tubaze. Noneho ndibaza, ese koko ibigeragezo bishobora kuba ibipimo mwizera nyakuri? Kuko uyu munsi dufite abakristo, bwahongeye kwivugira mu gice cy'abizera n'abatakijwe bo reka mbareke. Umwizera nyawe Imana imucisha mu bigeragezo nk'igipimo cyo kumupima akashyitse. Imana ijya ibikora cyane. Reka dada bivugeho maze nawe uze gukomerezaho. Yego pastor, yego. Imana ijya igerageza umukristo kugira ngo irebe koko kwashyitse. Uko niko kuri. Yego. Igisubizo cyanjye ni yego. Uko niko kuri. None se da aba bantu reka nkunongere aka kantu. Uyu mwanya ari abantu badukurikiye bakijijwe, baje mu rusengero bazi ko mu Mana ari muze mufate imigisha, muze biranagana. Hano uzi ko nanjye nigeze nza gutyo Irene, nanjye naraje muri biranagana, ariko ngezemo ndasitara n'amano inzara zari zivuyemo. Noneho rero aho niho nshaka kugira ngo abantu baze kumva neza. Ibi biranagana, abantu bashobora kuba baragiye mu rusengero muri biranagana, bagera bagasanga ahubwo haranagana ibibazo kuruta kunagana ibisubizo. Kandi uyu mwanya ntibagifite ibyiringiro byuko ibyo babwiwe ari ukuri. Mwababwira iki ku bigeragezo bari gucamo batari biteze ko bakura mu itorero, batari biteze ko bakura kwa Yesu? Kuko kwa Yesu ngo bararuhuka, ariko hari abantu barushye bari kwa Yesu. Uyu mwanya benda no kumurekura
bakavuga ati burya wa mugabo nawe ntaruhura, murabaha igisubizo ki, murabafashisha iki kugira ngo bakomere, bamenye ko umunzani bariho ari igipimo Imana iri gupimiraho kwizera kwabo. Murabunganiraho iki? Imana ibahe umugisha. Iki kibazo utubaje pastor, hari abantu b'inshuti zanjye bajya bakimbaza, bakambaza ngo ariko se ngo da kubera iki umuntu akijijwe akena, bo niho bagusha. Nibyo mfite inshuti zanjye mbonereho no kubabwira ngo igisubizo ni iki, bahihumure. Mbahihumure ni ukuri kose kandi ni ihumure. Kugeragezwa k'umuntu pastor, ikibazo kiravuga ngo iki? Ikibazo kirabaza ngo kuki ibigeragezo abantu bari gucamo bishobora kuba ari umunzani upima kwizera kwabo uburyo bw'umwuka, bishaka kuvuga iki? Wenda reka wenda ngisoze kugira ngo ucyumve neza, ugisubize neza rwose, kuko uyu mwanya ibintu by'Imana birahari n'amasezerano Imana itanga n'ay'ukuri, ariko hari abantu batayabona, batakinayumva no mu mitwe yabo. Uyu mwanya baravuga ngo n'ubundi no kwa Yesu ntihaturuhuye, nibyo twabwiwe twasanze atari byo. Mwibutse ko hari igihe umuntu ahabwa amasezerano akabona ibinyuranye n'amasezerano yahawe, yaba arayo mu nzozi, yaba arayo mu buhanuzi. Uramukomeresha iki kuri iki gipimo cy'umunzani ariho gipima kwizera kwe? Yego rero pastor, ari nacyo nari mvuze ngo abantu bakunda kuvuga ngo iyo umuntu akijijwe arakena. Nibyo koko ntanabeshya, hoya nta nubwo ariko Imana ikenesha, nubwo bwose batabeshya. Iyo ni conclusion ya nyuma, ariko birashoboka ko wakizwa ugakena. Ni ukuvuga ngo Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Umuntu yaza azi ko aje kuruhuka agahura no kuruha bikomeye. Murakoze cyane. Reka rero nkubwire ikintu kimwe, imiruho ibikuzanye ni iyi si, kandi Yesu we akeneye kukwambura ubusa, akeneye ko wiyambura ubusa kugira ngo akwambike. Imana ishimwe. Yego, Yesu akeneye ko wiyambura ubusa kugira ngo akwambike. Ni ukuvuga ngo uza uruhijwe n'imiruho y'iyi si. Noneho Yesu we kuko yavuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana, ibindi muzabyongererwa. Nawe arobanura icyakeneye, kuko burya Imana ikunda inyungu kuturusha. Uburyo ukunda inyungu Imana yikunda kukurenza. Ni ukuvuga ngo iyo ibonye uremerewe ukaza, nayo ibikubonye ikavuga iti kaze mwana wanjye, n'ubundi nari ngutegereje igihe kinini. Noneho rero iyo uje ibanza yagukoramo akazi kihutirwa ko kugucura ukaba umuntu. Noneho ahantu tuza kuruhukira rero Imana iraruhura. Natwe twicaha turabahamya bo guhana tuguwe neza, wagize ngo turacyari, ariko ni wabona imbaraga zihamya kwiruhura utarabanje kuruha. Hari igihe uzana ubwo butunzi bwawe, wenda credit kumereye nabi, donc abantu baruha mu buryo butandukanye, ukaza urushye. Reka tuvugire muri rusange, ukavuga uti nsanze Imana iranduhura. Ikintu cya mbere ikora pastor irakuruhura. Ikintu cya mbere ikuruhutsamo iguhereza amahoro yo mu mutima, kwiyakira. Kuko niba hari gift ya mbere abantu banabuze kandi abayifite baranezerewe, ni amahoro. Ibigeragezo byo ntituzabibura, ahubwo dukeneye amahoro yo kubibamo. Ubwo Yesu yasinziraga ari kumwe n'Abisirayeli mu bwato mu nyanja, umuhengeri ukaza, hari baravuga ngo Yesu ngo yarasinzire. Ntabwo Yesu ajya asinzira, ahubwo yashatse kugaragaza ikimenyetso cy'amahoro mu mirabo kabisa. Ashaka kwereka intumwa ko urugero rwiza, ati intumwa zo zaravuze ngo kanguka. Ntabwo yari asinzire, yaravuze ngo sinjya nkunikira, sinsinzira, ahora ari maso. Yaragaragaje ikimenyetso umuntu cy'amahoro umuntu akwiye kugira igihe imiraba n'imiyaga byahagurutse. Ukaryama ugasinzira, ukiringira ko uri hejuru y'ibyo, ugenga ibihe arahari muri kumwe. Niyo mpamvu yaretse aravuga ati reka nze ndebe aba bantu, ya mahoro nababwiye ko mbahaye niba barayakiriye koko. Kandi yaravuze ati mbahaye amahoro atarayabisi batanga. Noneho asanga abigishwa be nubwo agenana nabo ariko ntibarayakira, tibayafite, kuko bavugije urusaku rwinshi, kanguka turapfuye. Abona ikimenyetso cy'uko batayafite. Bafite kwizera cyane. Rero umuntu muri ubu rugendo, umuntu azarushye koko, nibyo ashaka ko Imana imuruhura, ariko Imana ihita igukubita ikiruhuko cyitwa kuguha amahoro.
kandi ibikuzanya bikuruje ntabwo ibikemuye ahubwo iguhaye ituze iguhaye ijambo ry'ihumure rikubwira ngo humura ntabwo nzaguterana sinzagukoza isoni iryo jambo ntabwo rikemuye cya kibazo ariko riguhaye kuvuga ngo ubwivuze byabigeragezo utangira kubira abana bisuzugwe ko ntazakorwa n'isoni se bintwaye Imana ishimwe rero ntabwo iyi Imana ikenesha uko ni ukuri ahubwo iyo uje ufite ibidafite umumaro ibigukuraho ikakuremera ibifite umumaro ikabona umutima wawe ko niwo yifuza niho iby'ubugingo bituruka wamara kuyiha umutima wawe wowe unkurikiye cyama bikumvikana wamara kuyiha umutima ikuruhura bya burundu nkuko natwe tuvuze ngo turaruhutse hari aho twaciye kugira ngo twemeze ko turuhutse n'umuntu wese rero ukurikiye Imana iyo yemeye kuhaca akemera guca mu ruganda Imana iri kumucishamo araruhuka kandi akabona kuruhurwa n'Imana ko bibaho koko mu magambo make rero reka tubwire abantu ngo Imana iraruhura cyane kandi kuza mu nzu y'Imana ukahasanga ibigeragezo mu nzu y'Imana rega none bigomba kubaho kuko Satani arahakorera cyane Imana ibihari ariko na Satani arahakorera arahakorera cyane ariko ku muntu w'Imana iteka ahorana ubutsinzi bwo kwihangana reka pasiteri nawe Imana iguha umugisha ikintu muvuze ni ikintu gikomeye amen kivuga ngo abantu bavuga ngo kubera iki umuntu agera muri Kristo akageragezwa ndashaka mbabwira ikintu gikomeye ntabwo Imana ishaka kubana natwe nk'umutekamutwe amina ntabwo Imana ikeneye kubana n'abantu bayo nk'umutekamutwe kuko Imana ni inyekuri ntabwo Imana ishaka kubana natwe nk'itwesikoroka ni nabyo bibazo twagize abavugabutumwa twabwirije nabi twigisha abantu nabi bubakira kuri fondasiyo itariyo tubwira abantu ngo muze Yesu arabaha amazu kandi hari abantu bazapfa batubatse cyane nk'ubu barapfa ukaba uri mu mubare w'abantu batazigera batunga inzu mu buzima bwawe ariko utari mu mubare w'abazabura ubugingo yego kandi icyo nicyo gisumba inzu urakoze 100%. noneho twubatse ibintu bitari byo turangije tubeshya abantu Yobu yavuze amagambo akomeye aravuga ngo ese mu kuboko kuwiteka havamo ibyiza tugashima havamo ibibi tukayituka Saduraka Meshaki bavuga amagambo akomeye baravuga ngo iyi Mana twizeye ibasha kudukiza baravuga ngo ariko naho itabikiza ngiki kindi Imana ishaka yego aho hantu Imana ishaka ko mu kigeragezo uyimenya ko ari Imana amen mu gisubizo umenye ko ari Imana amen wariye umenye ko ari Imana amen utariye umenye ko ari Imana wakoze ubukwe umenye ko wagumiwe ugasazira iwanyu iracyari Imana wabyaye ni Imana uri ingumba ni Imana haleluya N'Imana itakubwira ngo umwana wanjye ngo ubwuje ndaguha mwana wanjye ubwunyemeye ndaguha no oya nta panike reka ngubwire ikintu gikomeye yifitiye icyizere kuba inshuti ya Yesu ibitubuza guhura n'intambara yego hari ibindi abantu bikoreshwa muri iyi minsi ngababona mu bwana cyane umuntu akoma ngo Mana ngo wabyemera ngo koko ngo nayo nasenze ngo nukundu niyiriza ubusa twagiye dukora amakosa twasonza tukiyiriza ubusa ngo Imana iragira impuhwe tukava mu masengesho tugasubira mu yandi tukongera tukaburara cyane ejo tukuyongeza tukongera tukaburara kandi igakomeza kwitwa Imana oya ntitunayive no icyo nshaka kukubwira niki abantu bave mu mikino
niba ufite ikigeragezo ntabwo cyambura Imana ubumana bwayo, nta nubwo kiyambura ubushobozi bwayo, ndikiyambura niza. kandi nanone tubwiza abantu kuri wowe ugifite umugisha utakirimo, ntutekereze ko ari uko warushije abandi gusenga. N'ubuntu n'impuhwe z'Imana n'imibare yayo tudakwiriye kujyamo ngo tumenye, kuko hari inyigisho yantangaje ndayikunda cyane. Ni inyigisho ivuga umugabo witwa Lazaro. Nayikuye na oya Lazaro uyu nguyu wapfuye akazuka. Niba hari inyigisho yanejeje, iriya nyigisho iranejeje, irimo amavuta cyane. Yesu yajyaye kwa Lazaro baba inshuti, ngo bagera ku rwego buri muntu wese amenya ko Lazaro ari inshuti ya Yesu. Haleluya. Umva urwo rwego. Ndashaka ngubwire, ni kwa kundi ugira inshuti, umuntu akavuga ngo ahantu uri bubone runaka urahasanga arabahari. Ni Rene uramubona na Edouard barabona, umenye ko uraba wamubonye. None nukugira ku bushuti kugera ku rwego ngo Lazaro yararwaye, ngo bashike be batuma kuri Yesu. Ijambo ryantangaje, ntibigeze babwira Yesu ngo Lazaro ararwaye, kuko iyo bavuga izina yari kujya gushaka ni Lazaro wundi, ahubwo baravuze ngo ukunda. Bivuga ngo kubwira Yesu ngo wakunda ahita amenya ko ari Lazaro nta wundi. Ay kumva koko, akumva ubushuti, ubwo bushuti. Ukunda ararwaye, kumubwira ngo ukunda yari ifite igisobanuro. Aho naratangaye. Yesu atoke yarwaye, mumwihorere. Ibyo ntabwo biteye ubwoba, iyo ndwara arwaye ntabwo ari yo kumwica. None dore ikintu cyantangaje rero. Yes. Uwo Yesu akunda, atari twebwe tumubeshya ngo turamukunda tutanamukunda, tubibeshya. Ubona inshuti ziziranye. Yemera Yesu yemera ko arwara, akabyemera. ngo Yesu yemera ko aremera. Ubundi nakavuze ngo Yesu kiza indwara, Yesu uzura abapfuye, umuntu w'inshuti ye magara yakarwaye kameme. Ubu ni gute umuntu yaburara kandi Yesu yaragaburiye abandi 5,000? Abagore n'abana batabari we. Ndashaka wibaza ni gute umuntu yagenda n'amaguru kandi Yesu azi guhamagara ibyana by'indogobe zitagira za nyina zo zikaza. Yitwa Imana. Ndashaka ngo mbwire abantu batubabarire batwumve. Mbigusobanurire ubyumve. Kuba uri inshuti ya Yesu ntibyabuza ko umugabo aguta akagusiga ugasigara wenyine. Kandi Yesu akikwemera nk'inshuti ye cyane, bakagusohora mu nzu. Ahubwo aho ngaho mu bishuti cyane bakagusohora mu nzu. Nyine hari abantu bajya bibwira ngo Yesu ngo atinya imvura, ngo ninyagira abana ngo aragira imbuto. Arabyemera ukanyagirwa, akabose reka nyagirwe ndebe uko ari byitwara. Kuko reka mbabwire, mwavuga ngo kubera iki duhora mu bigeragezo, ndashaka ngo nguha amakuru yizewe. N'ubundi uretse n'Imana ubwayo, ubundi amashuri y'isi ajya arangira. Nta nubwo yanava ngo barayumva. Ubu reka ngo baze, utekereza leta irabizi ko umuntu yize ni dogita, iramuze arize, afite maîtrise, arabizi ahugura abandi, ariko ngo amahugurwa y'abakozi. Bakajya mu mahugurwa y'abakozi. None mutekereza ko Imana ari injiji idakeneye amahugurwa y'abakozi bayo? Irayakeneye. None si reka ngubwire, ntabwo Imana izigera itureka. Na n'uyu munsi wa none kimwe kivaho hazi ikindi, kimwe kikavaho hazi ikindi, kandi na n'uyu munsi kiriho niki kizarangira hazi ikindi. Nuko Imana ikora. Bundi reka mbabwire, reka Imana nyivugira ibindi itavuze, inyihanganire ndigira ikindwara. Ntabwo Imana inyurwa kuri twebwe. Ntabwo inyurwa kuri twe. Ibintu wakora byose wanesha kimwe ndivuga ati uranyemeje. Ntabwo Imana ijya yemera, kubera ko iratuzi ko muri twe iduhumbije gato turakata. Twayahumbye gato tugakata. None reba, Imana yahamagaye Aburahamu, turakata. Ihamagara Aburahamu yumvishwe, ntiyamwiyereka. Iramubwira ngo siga inzu ya so, usiga ubwoko bwanyu, usiga igihugu, uze ngo ujyane. Umuntu w'umugabo ufite umugore arahaguruka aragenda, atazi yagiye. Kwizera gusumbuka nuko ntako. Ariko Imana ntibonye ko yemeye ko agiye, imuhaye urubyaro ngo kanongere ndebe kakinyizera.
umuntu wemeye kugendana nayo ngo aracyapima akamwizera ngo yewe ngo wa mwana mumperese urumva kimwe kivuye haje ikindi afashe umwana aramutanze ngo amaze gutanga umwana Imana ivuga ijambo rikomeye umva ikiza kibigereza yavuga ngo noneho uvuga ngo noneho ubwo utanyimye umwana nizeye neza menye neza ubundi hari ibintu Imana ikwinja avuga igerageza kugira ngo ibindi menya kuri wowe ariko mukozi ubwo ko mukanya wari uvuze ngo Imana ngo ntago tujya tuyemeza ubwo ntitwavuga ko Aburahamu yanayemeje kuyiha ikinege reka twivugire nk'abantu ko nibyo ndimo ngubwira aho ngaho nubwo yaravuze ngo noneho menye neza ko unkunda by'ukuri menye iyo ni finally uzi byaciyeho mbere icyo jambo hari ikindi yarivugiye menye neza ko unkunda by'ukuri ikindi Aburahamu yakoze cyakoze ku mutima w'Imana Imana yipima kuri Aburahamu iravuga ati yubugaba ngunda urukundo rudasanzwe nanjye ikintu kizameza abantu banjye ko mbakunda urudasanzwe nuko mbaho umwana wanjye ubwo nawe atanzuwe nanjye nzatanga uwanjye ingurane icyo ndimo mvuga duhora mu bigeragezo uyu munsi hakaza kimwe ejo hakaza ikindi ejo hakaza ikindi nuko iyi si yubatse nuko Imana yubatse ubumana bwayo humuriza abantu mabwire ngo bene data ni muhumure bahumure rwose twabivuze neza ikigeragezo cyavuye ku Mana ndi gishobora kukwica kandi uko byagenda kose nugihagaramo neza uzakuramo intsinzi y'Imana urakoze cyane Pastor Irene gusobanura kuri aya magambo ndagira ngo tugana ku musozo tuze gutanga inkomezi ku bari kugeragezwa ijambo ryatubwiye twasomye mu Baheburayo 2:18 kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose ese kuki bashyizemo bose ese Irene ndenda kuza kukubaza icyo urakinsubiza ariko ngiye guhera kuri dada Yesu yabaranyuze mu bigeragezo by'amoko yose kugira ngo avuge ngo abasha gutabara abageragezwa bose kandi nkwibutse ko bose badafite ibigeragezo bimwe uraza kumbwira yabaraciye mu bigeragezo by'amoko atandukanye ariko wenda ngaruke kuri dada mushiki wanjye dada afite ubuhamya azaduha undi munsi yitonze kandi dangusabe ntari nasoza ndagira ngo uzaze utange ubuhamya kuko nge nawe turaziranye iminsi tumaranye si mike Irene ubona tumaranye igihe kinini dukora umurimo w'Imana nta magambo yavuga adafite ubuhamya bwayo uyu mubona ni igitabo cy'ubuhamya uyu mureba ni igitabo cy'ubuhamya ariko ndagira ngo rebe wongere utange ihumure kuri aba bantu bashobora kuba bari mu bigeragezo bihamagariye ibyo Satani yazanye n'iby'Imana yemeye dore conclusion y'iri jambo iravuga ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose uratanga ihumure tugana ku musozo kugira ngo Irene nawe aze gusoza agira icyo yongeraho Imana iduha umugisha amen murakoze pastor icyo navuga nuko niko kuri nkuko ijambo ribivuga ngo abasha no gutabara abageragezwa abasha ndabwira umuntu rero wese uri guca mu bigeragezo yuko nyuma yo kugeragezwa kwe hari ugutabarwa n'Imana kandi gukomeye nkuko pastor yayoza aduha urugero rwiza rwa Meshake na Shaduraka na Meshake na Bedenego bari abagabo batatu bamaze gujugunywa mu muriro Imana ibatabariramo ntibagira icyo bavanyemo izina bagabo b'Imana isumba bavanyemo icyubahiro gikomeye cyane ndagira ngo mbwire abantu rero wowe uri murageragezwa wowe uri guca mu bigeragezo bitandukanye kandi bigukomereye ndetse ufite no kwiheba kwije nyuma y'icyo kigeragezo hari ugutabarwa n'Imana hari ukwambika ikamba hari uguhabwa izina rindi ry'icyubahiro Imana ikagukura iryo zina ry'igisuzuguro wagiriye mu bigeragezo Imana ishimwe Imana iguha umugisha reka nsa nugera ku musozo mbanze somira ijambo ryanditse muri Zaburi y'119 ku murongo wa 67 Zaburi 119 umurongo wa 67 aravuga ngo ntarababazwa narayobaga ariko none netondera ijambo ryawe haravuze ngo ntarababazwa
narayobaga ariko none nitondera ijambo ryawe. Bivuga ngo mwene data, ikigeragezo cyose uhura nacyo kigusigira isomo ryo kubaha Imana no gusobanukirwa Imana. Amen. Uko niko kuri. Ngera ku musozo, iri jambo yavuze ngo ubwo yababajwe cyo. Undi ishimwe rya mbere dufite nuko Yesu yababaye. Nawe yarababaye. Imana ishimwe ko Yesu yababaye. Icyo kintu Yarababaye. kandi ibi uburyo bwose. Ibigeragezo byose duhura nabyo ntacyo atazi. Buriya njya ngunda kuvuga ijambo, ari ijambo nshaka kuvuga rikomeye. Ijambo ryose ribaho rihabwa agaciro bitewe n'urivuze. Yego. Niyo mpamvu Imana igiye guhamagara abakozi yatoranije mu ngeri nyinshi kugira ngo buri muntu azabwiriza abari mu cyiciro cye cy'ubudehe bamwumve. Haleluya. Ntushobora kubura umusivile ngo ujye kubwira general imbaraga z'Uwiteka ngo general akumve. Bikunda. Ariko general mugenzi we iya mubwiye atumva aranka turayanganya. Ariko nabonye ukuboko kw'Imana, general avuga ati ubwo bivuzwe nawe ndabyemeye. Noneho inshatse kuvuga ngo ubwo yageragejwe ntushobora kumenya uko umunyenzara akibaza afite utarigeze ushonje. Ntibibaho. Wamenya si ryane. Umuntu wambaye ubusa iyo ahuye n'uwambaye ubusa ahita yiyibuka. Niyo mpamvu abantu bababajwe usanga bafite umutima. Niyo mpamvu ngaze ngo kubana n'umuntu utarababaye, umuntu utarahuye n'ibigeragezo aravuna. Uramubwira ngo wabura akakubaza ngo baburara bate. Baburara bate. None icyo shaka niki, niba hari ibigeragezo bibaho duhura nabyo nta na kimwe Yesu atahuye nacyo. Nta na kimwe. Cyambere Yesu yabaye umukene kuri iyi si, yagaragaye nk'umukene avukira mu kiraro. Yesu azi ubuzima bwa gikene. Niyo mpamvu rero iyo umutabaje uri umukene ahita avuga ati wa mukene we ndaje. Nasomye ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro ngo no gusoza umutima k'umukene ngo none handa, kubera ko azi yuko gutabara umukene uvuze ngo ejo wasanga yapfuye. Niyo mpamvu ati none handaje ndabizi wa mukene we ntinze gato nasanga birangiye. Amega atabara bitewe n'umuntu aje gutabara n'ikiciro cye cy'ubudehe ahagazemo. Ni ukuvuga ngo Yesu yumureba yarakubiswe. Yesu yaragambaniwe. Wowe urumva ngo barakugambanira, na Yesu yaragambaniwe. Rero kuko azi uburyo kugambanirwa bibabaza, araje atabara. Yesu yarashonje agera mu mirima barya amasaka. Abantu bose bavuga ati dore abantu barimo barya amasaka y'abandi noneho kwisabato none. Ariko reka ngubwire, ubwo Yesu yashonje azi uko inzara iryana. Arabizi. Yesu yagendaga acumbika mpumuriza abantu batagira amaso. Uko niko kuri. Niba zukundu hari igihe ujya gukomanga ngo bagucumbikire bakanga. Arabizi. Abasha gutabara abageragezwa bose. Niyo mpamvu buri cyiciro cyose yahuye nacyo yarababajwe, yahuye n'ibigeragezo byo gutukwa. Uburyo bamwanze bene nyina bakaribo bamwanga cyane. Zikwangwa na bene inyoko muvindi imwe bakavuga ngo ngaho genda ugiye abahandi bakakwemera ibiwanyu bakakwanga. Rero ndagira ngo mpumuriza abantu mbabwire yaratutswe kugera ku rwego yiswe daimoni mukuru w'abadayimoni. None wowe urakora umurimo w'Imana ngo ugikuzimu nawe ukavuga ngo bamvuze ngo ndabivamo. Nibashake bazavuge kuri shitani, icyangombwa nuko yaguhamagaye womba kubiyiza. Yesu azi neza ko intambwe ku ntambwe azi imibabaro yacu, azi ibigeragezo byacu. Niyo mpamvu nawe kubera akazi kw'ibyo bintu kubyihanganira bigoye ahora avuga ngo ndaje ngutabara. Uri bukasengera mu kanima ka Getsemani avuga ngo data iki gikombe yararushye yarababaye. Ariko ikintu gitangaje ngo Imana ntiyabimukuriraho ngo ahubwo imanura imbaraga. Ndashaka ro gusobanura abantu ni muhumure,
mwihangane mukomerere mu bigeragezo murimo, Imana izabatsindishiriza, Imana izabaha imbaraga, muzabona kunesha kw'Imana, Imana izahagaragaza. Murakoze, reka tubashimire mwese abari mudukurikiye muri uyu mwanya mu ijambo ry'Imana. Gukora subscribe ni byiza, ukaba umunyamuryango ukajya wakira inyigisho zitambutse, ni byiza bakundwa bene data. Kumva ijambo ry'Imana ntibigira uko bisa, iyo wumvishe ijambo ry'Imana rizana impinduka. Ndagira ngo rero ngusabe uko ukora subscribe, uko wasangiza abandi, biba byiza kugira ngo iri jambo ryubake benshi. Murakoze, turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ndashimira dada mushiki wacu, Imana iguhe umugisha, turagushimiye, Imana ikugirire neza. Irene, ndagushimiye. Hanyuma muri uyu mwanya wo gusoza, ndagira ngo n'ubundi dusengere abari wowe, dore uri umushumba, maze udusengere, uragize Imana aba bantu badukurikiye muri uyu mwanya, kugira ngo babashe guhabwa umugisha kandi n'imbaraga zo kwihanganira ibibagerageza. Urakoze cyane Mana, turagushimye mu izina rya Kristo Yesu wa Nazareti. Tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe rutarondoreka. Tugushimiye kuduhaye uyu mwanya mwiza, icyubahiro n'ikibi cyawe. Uyu mwanya nyakubahwa Imana, dusengeye abantu barimo kutwumva n'abazatwumva, kugira ngo ukomeze ubahe imbaraga, ubakomeze, ubasubize indege mu bugingo, ubabere Imana kandi ubarwanirire. Uhereye kera kose warwaniriraga abera kandi ukabatsindishiriza. Ni nayo mpamvu tuvuze ngo abari mu bigeragezo ubashoboze kandi ubabere Imana byihuse, kuko narangije kumenya ko nta shuri ritarangira. Hagiye kigeragezo kiraza kikarangira, nk'uko n'amasomo agenda ahinduranya, ni nako ibigeragezo bigenda byihinduranya, ariko kandi ugakomeza kutubera Imana. Dusabiye umugisha umuntu wese uzumva iyi nyigisho akayisangiza abandi. Mana, uzamuhereza umugisha, kuko azaba akoze umurimo ukomeye cyane, kandi waravuze ngo abahindure benshi kukuzaho bazarabagirana nk'inyenyeri. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Nyemerera rero ukomeze gushyigikira abantu benshi baze kwishakiraho ubutumwa bwiza, kandi amavuta y'Imana akomeza abe kuri uyu murongo. Nyemerera twese duhabwe umugisha, kandi Uwiteka ukomeze kuturemera ibyiza, komere kudutsindishiriza no kutuneshereza. Tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu, amen.